Le Congo n'est plus qu'une mosaïque de Yamasaha agera kuri 38 hasinywe icyitwa nk'amasezerano y'amahoro, ariko impunzi zikomeje kwiyongera hagati y'umupaka w'u Rwanda na Congo, cyangwa se hagati y'umupaka w'u Rwanda na DRC. Ibi bikaba bikomeje guteza impaka n'impagarara muri rubanda rugufi ndetse no mu cyitwa nk'amasezerano y'amahoro aherutse gusinyirwa i Washington kwa Donald Trump mu nyubako nshya yubakiwe. Tukaba tugiye kubagezaho ibyari bikuye muri ayo masezerano ndetse na speech His Excellency Paul Kagame wacu yavuze, ndetse turaje tuyibasesengure cyangwa se tuyishyireho hano isesenguye 5/5 ntujye kure, ndetse n'ibyabereye muri ayo masezerano byose turaje tubikuramburire hano ku Neza G. Naho njye muri kumwe ni Mr. Nkusi nk'ibisanzwe, iyi bakayita Ineza G. Nawe amaje gukanda subscribe ukibaruza muri uyu muryango mugari, niwo mwanya mwiza kugira ngo wumve speech yabereye i Washington. Ikaze. Ariko nanone nta gushidikanya ko dushima ku rwego rwisumbuye Perezida Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region ntawahatiye Trump kuba umuhuza muri ibi biganiro. Kenshi uzabona akarere kacu kavugwa mu nkuru nyamukuru z'ibitangazamakuru, ariko Perezida Trump ntiyazuyaje ubwo yabonaga ko ashobora gutanga umusanzu we mu kugarura amahoro mu karere. Iyi ntambara imaze imyaka 30. Habayeho ibiganiro by'ubuhuza bitagira ingano, ariko nta na kimwe cyareberwagamo ikibazo giherewe mu mizi. In resolving the underlying issues. President Trump introduced a new Perezida Trump yazanye uburyo bushya bw'inzira y'amahoro kandi bunatanga icyizere, ni nabwo bwanafashije abantu kugira ibyo bemeranywaho kandi ukabona burimo kutabogama. Never taking sides. He orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace yatanze icyerekezo kidufasha gutera intambwe ijya imbere aho gutera intambwe ijya inyuma. Yashimangiye ko umusaruro mwiza w'amahoro ari iterambere n'ishoramari, harimo n'ishoramari rituruka muri Amerika. Icy'ingenzi kurushaho kandi, inzira Perezida Trump yakoresheje itanga ibisubizo bifatika. Ntabwo ibiganiro ari byo yagize intego gusa, ubwo bushake bwe kandi yabusangije n'itsinda ry'abo bafatanya mu mirimo. Secretary Rubio and Masad Bulos for special appreciation. Aha ndashaka gushima by'umwihariko umunyamabanga wa leta Rubio na Masad Bulos. Igikorwa cyaduhuje uyu munsi nticyari gushoboka iyo hataza kuba umuhate nk'uwo bagize. Kubera kwitanga kwabo, ubu hari inzira yizewe kandi iri mu mucyo idufasha gutera intambwe tujya imbere. Ibyo nta byabayeho mbere. Aya masezerano akubiyemo ibintu byose bikenewe ngo iriya ntambara ihagarare mu buryo bwa burundu. And things do not work out as they are supposed to. The responsibility will not lie with President Trump. Aya masezerano nadatanga umusaruro yitezweho, ntabwo bizaba byatewe na Perezida Trump, ahubwo ni twebwe ubwacu. Twe nk'ibihugu bya Afurika tugomba gufata iya mbere mu gusigasira aya masezerano y'amahoro. Yego hazazamo ingorane mu gushyira mu bikorwa aya masezerano, ntabwo twabyirengagiza, ariko ndabizeza neza ko u Rwanda rutazabangamira ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Ibyo ndabibijeje. I can assure you of that. Our only objective is and has always been, nk'uko byahoze kandi nk'uko biri n'uyu munsi, intego yacu ni uguharanira kugira ituze n'umutekano kuko twanyuze mu bihe bikomeye cyane. Uyu munsi turashaka gutera intambwe tujya imbere, tunafite icyizere cy'ejo hazaza heza kandi harangwa n'umutuzo. Nkaba nongeye gushimira we tugeranye kuri uyu munota ndetse no ku musozo w'iki kiganiro.
Njye mwari kumwe ni Mr. Nkusi nk'ibisanzwe. Imana ibaha amafaranga ibarinde umwaka n'amadeni. Duhure mu nkuru zacu ziri imbere. Ciao ciao.